abakurikirana ibiganiro byacu kuri Kiza Ubuzima TV. Uyu ni wa mwanya tujya tuganira. Amahoro y'Imana nabane namwe aho muherereye mu mfuruka enye z'isi, abari muri Canada, Australia, mu Burayi, Ubufaransa, Ubwongereza ndetse no muri Afurika. Tuba tuvuze Afurika yose, cyane cyane mu biyaga bigari, Rwanda, Congo, Tanzania, Kenya, mu Burundi. Aho ngaho rwose ubasha kudukurikirana kuri Kiza Ubuzima TV. Uyu ni wa mwanya rero twongeye kugarukamo nk'uko twabasezeraniye ku byerekeranye n'indwara y'ubushita, urukingo ku ndwara y'ubushita. Twababwiye ko nitugaruka tuzababwira umuti w'ubushita, twababwiye ibimenyetso biranga uwarwaye ubushita. Ubushita rero ni indwara mbi, ni indwara ifata umuntu ikamuhindisha umuriro, ni indwara ica umugongo, ni indwara ifatira mu matembabuzi, ni indwara ishobora gusesa umeza cyangwa se igasesa ibiheri umubiri wose, hanyuma ukabona ibiheri byaturutse ku maguru, ku maboko, mu matwi, mu maso, mbega umuntu agahinduka indi sura itari isanzwe, kandi ibyo biheri bikaniyotagurika, ubundi akaba ari n'ibyanze no kuniyodoka cyangwa se bikaba ibiturugunyo. Rero mu buryo bugaragara tubabwira ko nta muntu ushobora kwegerana n'undi, kumuha umukono, kuryama hamwe nawe, guhura kw'imibonano mpuzabitsina, kuko ibyo byose byandurira muri iyo ndwara. Twababwiye ko nubwo FDA ko yagiye irimo gushaka urukingo rwerekeranye n'indwara y'ubushita cyangwa se monkeypox, aribwo bushita bw'inkende, niko bwahinduwe. Rero muri make reka twigire mu by'Imana yaremye, abarimo tujya twifashisha imiti karemano kugira ngo tujye tubasha kwikingira igihe tutari twaremye. Igihe abaganga hari igihe imiti ishobora kugeraho utayegereye, ishobora kuba ikozwe mu buryo bw'ibinini, ariko cyane cyane ndagira ngo mbegereze imiti karemano ibegereye, ishobora kuba yakorohereza uramutse warwaye. Icya mbere, muzi igiti cy'amakara y'inturusu, baba bavuze kivuvu. Inturusu ya kivuvu ushobora gufata amakara y'icyo giti ayunguruye neza, akoreye isuku, ugafata akayiko gatoya ukagakoroga mu kirahuri cy'amazi, ugakorogamo akayiko ka elayo, wahereyemo uduheke tubiri twa tungurusumu. Reka nsubiremo, fata akarahuri k'amazi ukorogemo akayiko gato k'ifu y'amakara, noneho ushyiremo uduheke tubiri twa tungurusumu n'ikiyiko cya elayo, ukoroge ubinywe mu gitondo, ubikoreshe iminsi 7. Icyo ni icya mbere ku ndwara turi kwivura y'ubushita cyangwa se kubwikingira. Icya kabiri, ugomba gufata icyo bita ikirahure cy'amazi, ubwo urakinywa nimugoroba, kirimo akayiko k'ifu y'igikukuri, hanyuma ukorogemo. Numara gukorogamo ushyiremo akayiko k'ibihwagari, k'amavuta y'ibihwagari. Numara gukoroga ukanywe nimugoroba, uzagakoresha 3 mu cyumweru. Numara gukoresha 3 mu cyumweru rero, ubwo uzafata ibi bikurikira mu miti tugiye kubabwira. Icya mbere, fata, ubwo tugiye mu byatsi, ibyo byatsi ni ibi rero. Urafata icyo bita igikakarubamba, musanzwe mukizi, ugisekure, ufate utubabi tubiri tw'igikakarubamba, ugifate ugisekurene n'amababi. Fata amababi 2 cyangwa se ibiyagi 2 by'igikakarubamba, ari two dushami 2 tw'igikakarubamba. Ufate grama 500 za kapusini,
ufate garama 500 z'umugombe, ufate icyo bita baharakuye, ufate icyo bita mukuru, ufate icyo bita umunkamba. Noneho numara kubikoresha ubisekure. Numara kubisekura ubwo washyizemo n'icyo bita umwisheke. Numara kubisekura ayo mazi uyashyire mu ibase uyiyuhagire. Numara kuyiyuhagira uzafata ibiyiko 2 ubinywe gitondo, ibindi 2 nimugoroba, ubikoresha iminsi 7. Ikindi nubona bikuruhije ufate bya bikatsi ushyiremo igice cya litiro, numara uvangavange ujye ubyikubisha hahandi harwaye, cyangwa se ushyiremo byinshi ukoroge muri ya mazi yo mu ibase, ya mazi uyiyuhagire, ubikoresha iminsi 7 wikubisha. Ibyo rwose bizashira. Nukoresha iyo miti ubushita buzoroha rwose, bizagenda nka nyombere. Ikizaba kirenzeho rero hazaba hishemo ubundi burwayi butari ubwo ngubwo. Niyo mpamvu tubazaniye uwo muti kugira ngo mubashe kujya mubyikingira. Ushobora no kubyiyukisha, wabishyize ku ziko ukabyiyukisha, wamara kubyiyukisha ya mazi ukagira ute ukayiyuhagira. Murakoze rero, Imana ibahe umugisha. Ubwo uriho muti twabazaniraga wo kugukingira ubushita, wo kugukiza igihe warwaye, noneho ukajya winjira kuri Kiza Ubuzima TV ubirangira na bagenzi bawe. Ni karibu, tuzatubagezaho indi miti myinshi yabakiza uburwayi bwanyu. Imana ibahe umugisha, naho ubutaha mugire ibihe byiza. Murakoze.